Dusuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana iguha umugisha kubwo kudukurikira. Komeza ugubwe neza. Tugiye gusenga dushima Imana yahabaye, Imana yatwimanye. Niba wibuka aho Imana yagukuye, uburyo yakwimanye, ibyari bikwasamiye, ibyari biguhagurukiye, amagambo yaguhagurukiye, ukabona ukiriho, Imana ikikurinze, wari ukwiye gushima. Ni ukuri Imana yarahabaye, yabaye mu ruhande rwacu. Atari yo yabaye mu ruhande rwacu, ntitwari kuba tukiriho. Tugiye gusengera mu ijambo riboneka muri Zaburi igice c'124. Duhereye ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa 8, haratubwira ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu. Ndagira ngo nkubwire iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwawe, iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwanjye, ubu ngubu ntabwo wari kuba ukiriho. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, aba ariko abanyarwanda bavuga uyu munsi, aba ariko amahanga yose avuga uyu munsi, buri wese amenya ibyawe urabizi, ibyo mu gihugu cyawe urabizi, ariko ndagira ngo ushime Uwiteka. Aba ariko tuvuga uyu munsi, dushima Uwiteka, tuvuga ati Uwiteka, iyaba atari wowe wabaye mu ruhande rwacu, ubu ngubu ntabwo twari kuba tukiriho, ubu ngubu ntabwo twari kuba tukivuga. Ubwo abantu baduhagurukiraga, yewe hari ibyaguhagurukiye, hari ibyahagurukiye igihugu cyawe, ariko Uwiteka iyo ataba mu ruhande rwacu, twari kuba twararangiye. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, mbega uburyo ababisha bacu bari kutumira bunguri, bakatumira turi bazima, bari kutumira bunguri, baraduhagurukiye, ariko Uwiteka aba mu ruhande rwacu. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana ni nziza cyane, irahambaye, ni igitangaza, ni inyembaraga. Iyo itaba mu ruhande rwacu, ntabwo twari kuba tuvuga. Ubu ngubu ntabwo ijwi ryanjye ryari kuba riri kuvuga muri aka kanya, ahacu hari kuba hararangiye, ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Amazi aba yaratembye akaturengera, isuri iba yaradutembye hejuru ku bugingo bwacu, ariko turacyariho. Dushima Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu. Amazi yihindurije, amazi yabize, amazi yihindurije yari kutumenekaho tukarangira, ubugingo bwacu bukarangira, ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Turamushimye, aragahora ku ngoma. Uwiteka ahimbazwe, ahimbazwe, utaradutanze ku banyamihigo y'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni ikira ikava mu kigoyi cy'abagoyi cy'abayiteze, natwe tukavamo tugakira, tukaba turi bazima. Ni ukuri dukwiye gushima. Ukiriho ukwiye gushima. Nta kintu cyiza nko kuba uriho. Iyo uriho, ibizaza byose ntabwo ubizi, ariko uzabibona mu gihe ukiriho. Icya mbere ni ukuba ukiriho, ni ukuba uri muzima. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niho tubonera ubutabazi ku Uwiteka wenyine. Iyo abatari Uwiteka wadutabaye, yewe twari kuba twararangiye neza, ntabwo twari kuba tukiriho.
ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Mureke dushime Uwiteka. Abanyarwanda, Imana yaraturengeye, ubutabazi bwacu buva ku Uwiteka wenyine. Ubwo batwasamiraga, ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu, natwe turamushima. Ndagira ngo uzamure isengesho, dusengere muri iyi Zaburi y'124, dushima Imana. Uwiteka Mana yacu, uhimbazwe, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Wabaye mu ruhande rwacu, ni ukuri byari bitwasamiye, byari byinshi, byari bigiye kutumira bunguri, ahacu hari harangiye, ariko Uwiteka Mwami Imana, twaciye mu bigoyi by'abagoyi. Uwiteka Mwami Imana, turambuka, turakira, turagushimye. Uhimbazwe iteka, uragahora ku ngoma, uri mwiza Yesu, uri igitangaza Yesu. Izina ryawe ryera nirihimbazwe. Mana yacu, gutabarwa kwacu guturukaho ni wowe twiringiye. Uwiteka Mwami Imana, uzahora udutabara. Turagushimye ko turi bazima. Uwiteka Mana, dusengeye abarwaye kugira ngo ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana, ibigoyi byose ukomeze ubitegure, ibyahagurukira igihugu cyacu ubitegure mu izina rya Yesu. Buri wese mu ruhande rwe, Uwiteka Mwami Imana, mugenderere, ringaniza hataringaniye. Uwiteka imbere yacu hari ibitaringaniye, ubiringanize Mwami Imana. Uwiteka ndakwinginze, buri muntu ku giti cye, mu migambi ye, mu byo akora byose, ringaniza Mwami Imana, urashoboye. Ringaniza hataringaniye, tegura imitego y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, Mana ishobora byose, tugusabye imbaraga n'amavuta, tugusabye kugukorera mu mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dusukeho umwuka wawe wera, duhe ubwenge Mwami Imana. Turakwinginze Nyiringabo, turakwinginze Data wa twese, tugotesha amaraso ya Yesu Kristo. Hagurukira ibiduhagurukira, rwanya ibiturwanya mu izina rya Yesu Kristo. Nkubise hasi imbaraga za Satani, nkubise hasi imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ikitavuga Imana cyose kigendesha inda, kinanirwe mu izina rya Yesu. Igihagurukira igihugu cyanjye kigendesha inda, kinanirwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishobora byose, Mana yumva gusenga, turakwinginga mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu agota igihugu cyacu, amaraso ya Yesu Kristo agota ibyo dukora byose. Mu maraso ya Yesu Kristo hari intsinzi. Amaraso ya Yesu Kristo ari ku nkomanizo z'imiryango, ayo ngayo agatuma marayika murimbuzi atabasha kwica umuntu wese wari mu nzu isizeho ayo maraso. Ayo maraso asigwa ahantu hose hose mu izina rya Yesu. Atugote ayo maraso akiza, turayashaka. Umwuka wera turamushaka, imbaraga turazishaka, imbaraga z'ijambo. Uwiteka, ayo maraso yaguye mu jisho ry'umusirikare, ubwo yari afite ijisho rifite ikibazo ritareba. Ayo maraso agwe ku ndwara ya buri muntu wese ikire mu izina rya Yesu. Data rero urakiranuka, Data uri mwiza, ujye ukurikira ijambo ryawe ukarisohoza. Kurikira ijambo ryawe risohoze. Abakwizeye bose Mwami Imana, bagirire neza, bambike imbaraga. Uwiteka Mwami Imana, ndakwinginze, ndaguhendahenda, duhe intwaro zose z'Imana, duhe gukiranuka, duhe kwizera, duhe ijambo, duhe kuvuga ubutumwa bwiza mu mbaraga. Ndakwinginze Nyiringabo, ndakwinginze duhe agakiza, ndakwinginze Mwami Imana, uduhe ibikwiriye byose mu murimo wawe. Uwiteka Mwami Imana, ndakwinginze, ubwami bwawe buze muri twe, buze mu gihugu cyacu. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma. Uwiteka Mana ikomeye, hira abayobozi bacu. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, hembura umurimo wawe Nyagasani, hembura umurimo wawe ku isi. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, Mana yacu, Mana isumba byose. Erega Data, ntawakwiringiye n'umwe wigeze akorwa n'isoni. Ijambo ryawe rirambwira ngo ntabaza ndagutabara,
nkwereke ibiruhije utamenya. Hari ibituruhije data wa twese tutabasha kumenya ubwacu, turaguhendahenda mwami Imana, udutabare data. Abari abashaka kuva mu byaha, ndakwinginze ngo udutabare kugira ngo ibyaha bitube kure. Ndakwinginze, ndaguhendahenda. Hari abashaka gukora bagatera imbere bakabona biri kwanga, ndakwinginze turagutabaje kugira ngo udutabare mwami Imana. Turakwinginze data, duhe iterambere mu bifatika, mu buryo bw'umwuka, twagure muri byose. Turakwinginze Mana yacu, turakwinginze data wa twese, ntawagusenze n'umwe Nyagasani ngo ubure kumwumva, keretse icyaha cyonyine ari cyo cyitambitse gufunga isengesho. Ibyaha ubitubabarire, maze buri wese najya gusenga ujye umwumva uri mu ijuru. Kandi iyo wumvise uba wanasubije. Uwiteka mwami Imana, ujye wumva gusenga kwacu, duhe gusenga mu mwuka, ko amasengesho yo mu mwuka niyakugeraho, duhe kukuririmbira mu mwuka, duhe kubwiriza mu mwuka, imitima y'abantu ihembuke. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, abantu bakugarukire, imitima yose ikugarukire. Uwiteka ni wowe wo gusengwa, Uwiteka ni wowe wo guhimbazwa, Uwiteka urakwiriye, Uwiteka urahambaye. Turakwinginze, turaguhendahenda. Uwiteka hari abananiwe mu rugendo, ndakwinginze ubongerera imbaraga. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, bagarurira ibihe byo gusenga, kuko mu bihe byo gusenga niho umuntu wese abasha gusabana nawe. Mu bihe byiza byo gusenga niho umuntu abasha kukubona. Mu bihe byiza byo gusenga niho umuntu agarurirwa icyizere, guhembuka mu buryo bw'umwuka. Ngaho data, uduhe ibihe byiza byo gusenga, duhe imbaraga zo gusenga. Abashaka gusenga bikabananira, ndacagagura ingoyi z'umwanzi zibananiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika imbaraga z'umwijima zifunga ikirere, umuntu agasenga kumva ntacyo akoze. Izo mbaraga z'umwijima, izo mbaraga z'abadayimoni ndazitwitse mu izina rya Yesu, ndazimenaguye mu izina rya Yesu. Gutabarwa kuva hera hawe Mana, gutabarwa kuva hera hawe Mana. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma. Hari abashaka gusoma ijambo ryawe bakabura intege bikabananira. Izo ni imbaraga z'abadayimoni, izo mbaraga zibatera ndazinanije, ndazitwitse mu izina rya Yesu. Ndamenagura izo mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, zibananiza kumva ijambo. Mwuka wera bazeho cyane, babashe kumva ijambo ryawe Mana. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, utagushima ninde? Imirimo wakoze kwitangaje. Uwiteka mwami Imana, uri Imana itabara. Aho bikomeye twarakubonye. Uwiteka mwami Imana, iterambere utugejejeho turagushimye Mana data, kandi uracyakora, na n'ubu uracyakora. Uwiteka nibyo tutareba, wowe uba uri gukora mwami Imana. Ntabwo ujya uhagarara gukora, uhora udushakira ibyiza mwami Imana Nyagasani. Wadukuye hasi uratuzamura Mana, turagushimye Nyagasani. Mu ngeri zose turagushimye Uwiteka, uko ukomeje kwigaragaza, ukomeje kutwereka ubwiza bwawe, ukomeje kuduha umutekano, ukomeje kuduha ubwenge mwami Imana. Uwiteka turagushimye, uhimbazwe muri byose, uhimbazwe gukiza indwara. Ni ukuri mwami Imana, turagushimye. Indwara wagiye udukiza, buri wese ku ruhande rwe afite ishimwe azamuye, umwumva uri mu ijuru Mana. Uwiteka Nyagasani, ntago wishimiye kugira ngo duhere mu burwayi Uwiteka, cyangwa buduhitane. Turi bazima, niyo mpamvu tugushimye Uwiteka, niyo mpamvu turi kuzamura ijwi, nuko tukiriho mwami Imana. Turagushimye ubwo imirimo n'ibitangaza wadukoreye, ubwo kuturinda waturinze, kandi uracyaturinze. Uhabwa icyubahiro Nyiringabo,
uhabwe icyubahiro data wa twese. Zaburi ya 91 ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Tuzahama mu gicucu cy'ishobora byose, ntituzava imbere yawe mwami Imana, dusezeranye nawe isezerano. Tuzahama imbere yawe data wa twese, niho hari uburinzi, niho hari ubuhungiro, imbere yawe niho hari byose. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro data. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azakandagira intare n'impoma. Twarabibonye mwami Imana, Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ariko ntacyo zadutwaye. Uwiteka uhabwa icyubahiro, naho byari bitwasamiye ari byinshi, ariko Uwiteka mwami Imana warahabaye. Uwiteka mwami Imana, kubwo kuba mu rwihisho rw'isumba byose, Uwiteka we uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira, uri Imana yanjye niringira ku manywa na nijoro, ndyamye mbyutse. Uwiteka ni wowe undinda, ni ukuri uhabwa icyubahiro, ni wowe uturindira abana, ni wowe uturindira umuryango, ni wowe uturindira igihugu. Uwiteka mwami Imana, turagushimye kubona umuntu aryama akabyuka. Uwiteka ni ineza yawe mwami Imana, uhabwa icyubahiro, uragahora ku ngoma. Data mwiza, waturinze mu gihe igendera mu mwijima, waturinze amasasu agenda atsemba. Uwiteka mwami Imana, turagushimye. Komeza uturinde igihome kidukingira, komeza uturindire mu rutare. Aho ngaho nta cyaduhangara, nta cyatugeraho, kuko turi muri wowe. Icyaza kutugeraho ni wowe cyabanzirizaho, kandi uri Imana nta kigushobora. Turakwizeye cyane Uwiteka mwami Imana, komeza uduhe kwizera cyane cyane mwami Imana, duhe kwizera nk'ingabo idukingira, imyambi y'umubi ntitugereho. Mana yanjye, Mana nziza, Data mwiza, turaguhendahenda, dushoboze kwigumira mu ihema ryawe. Wagumye mu ihema ryawe mwami Imana, niwe ubasha kurinda. Uwiteka wasohotse mu ihema ryawe, ntabwo wamurinda. Keretse uwaje mu ihema ryawe, natwe tuzigumira mu ihema ryawe. Uwavuye mu ihema ryawe ahura n'ibyaha, ibyaha byose bikamwirundaho. Abisirayeli basohotse mu ihema Data, basohotse mu ihema bajya kureba abanyamahanga uko babyina. Bagezeyo baracumura, imbabazi zawe zibavaho. Data rero, tukomereze mu ihema ryawe kugira ngo imbabazi zawe zitatuvaho. Iyo umuntu yacumuye, imbabazi zawe zimuvaho, ntabwo aba akiri uwawe. Umwana wawe ntudacumura. Uwiteka mwami Imana, duhe kuba abana bawe by'ukuri, tugume mu ihema. Data wera, turakwinginze. Muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 18, umwana w'Imana ntakora icyaha cyose. Umwana Imana yabyaye aramurinda, umubi ntamukoreho. Yesu Kristo aturinda umubi atadukoraho, aturinda umubi atadukoraho. Natwe tuzaguma muri wowe Yesu Kristo, gitare gikomeye. Uturinde imyambi y'umubi, turinde igicumuro, ibyaha ntibitugereho. Uwiteka mwami Imana, ibirangaza bya Satani byatuma dusohoka mu ihema, ibyo byose mbikubitiye kure mu izina rya Yesu. Nabyirukanye mu izina rya Yesu, mbitwikishije amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo.
Uwiteka Mwami Imana, turagushimye cyane, ineza yawe twumaho. Uwiteka aho turi hose turiho kubw'ineza yawe. Turagushimye Nyaguhora ku ngoma, turagushimye Data wa twese. Turasengera Nyagasani abari mu bigeragezo, bahuye n'ibigeragezo bitandukanye. Uwiteka ni wowe uca inzira itari urayirema. Uri umuremyi Mwami Imana, bacira inzira Mwami Imana, bacira inzira Data wa twese. Uwiteka ubabera umujyanama Data wa twese, mu byo bakora byose bakwishingikirizeho Mwami Imana, kuko ukwishingikirijeho uzamurinda ab'amahoro masa, kuko akwiringiye. Dore kukwiringira wenyine Uwiteka byiringiro byacu, duhe kukwiringira, duhe kugushikamisha imitima yacu, twe kujya kure yawe Mwami Imana. Data wera, Mana ishobora byose, turasengera abana bacu kugira ngo ubahe umugisha, ubahe ubwenge, kukubaha nibwo bwenge, bakurire imbere yawe bakubaha. Uwiteka ari abakozi bawe. Uwiteka turakwinginze, Uwiteka uburinzi bwawe bubabeho. Turakwinginze Nyaguhora ku ngoma, Data wa twese. Imiryango yacu irinde umubi, irinde ibyago n'amakuba. Uwiteka uragahora ku ngoma kubw'ineza yawe ikomeje kutubaho, ikomeje kuturinda. Erega Mana, amahema yawe ni meza, amahema yawe ni meza, amahema yawe aturinda izuba ntiritwakire. Uwiteka Mwami Imana, natwe tuzigumira mu mahema yawe, niho heza. Uwiteka Mwami Imana, niho tubonerwa gutabarwa. Warakoze Data, warakoze kubw'agakiza waduhaye. Uwiteka warakoze kubw'imbabazi zawe. Imbabazi zawe ziragutse, imbabazi zawe ziragutse Mana, atari imbabazi zawe Nyagasani ibyaha byari bitwishe, ariko kubw'igitambo cya Yesu Kristo ku musaraba bikuraho ibyaha byose bikatuvaho, ntihagire n'ikizinga. Uwiteka Mwami Imana, ngaho dushoboze guhora twera nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo mubabera kuko nera. Uwiteka Mwami Imana, dushoboze kwera, dushoboze gutandukana n'icyaha. Uwiteka Mwami Imana, dushoboze kumesa ibishura byacu mu maraso ya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana, kugira ngo tutabaho umugayo n'umwe. Duhe kwitegura Mwami Imana, duhe kuburira abatuye isi bose, duhe kubwiriza ijambo ryawe kugera ku isi yose mu mbaraga, kugira ngo Nyagasani abantu barokoke icyaha cyose bakivemo, be kurimbuka kubw'icyaha. Erega Mana, ukunda umuntu, uzarimbuka wese nuko azaba yanze gutandukana n'icyaha. Nta yindi nzira yo guhana icyaha, kandi umuntu akibitse. Ndakwinginze Nyaguhora ku ngoma we, ndakwinginze ijambo ryawe rigere ku bantu. Mana yanjye, ubwami bwawe buze muri bo, maze Nyagasani icyaha kivemo, icyaha gihunge mu izina rya Yesu Kristo. Maze Nyagasani abantu bawe babashe kuzagera mu ijuru amahoro. Ndakwinginze Nyaguhora ku ngoma we, ndakwinginze turanihishwa n'ibyaha bikorerwa mu isi. Data mwiza, wumvise Abisirayeli bataka baniha bari muri Egiputa. Nyagasani, turaniha kubw'ibyaha mu isi kugira ngo dutabare. Nyagasani, waritegereje uravuga ati ndabatabaye, kandi warabatabaye. Uwiteka urambwira mu ijambo ryawe ni twebwe ryandikiwe. Uwiteka niyo mpamvu nanjye nizereye mu ijambo ryawe, kugira ngo wumve kuniha kwacu,
maze udutabare mwami Imana, uduhe gutandukana n'icyaha cyose mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye Satani n'abadayimoni baducumuza mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye umudayimoni wo kuvuga nabi mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye umudayimoni wo kubeshya mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye umudayimoni w'ubujura mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye umudayimoni w'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika imbaraga mbi za Satani, ndatwika imbaraga z'umwijima. Mpamagaye umucyo w'Imana, umucyo w'Imana nutumurikire, umucyo w'Imana numurikira abari mu mwijima, maze Yesu Kristo abone umwanya. Oh haleluya! Ubwo inyenyeri yakaga byavugaga Yesu Kristo uje kuba inyenyeri kugira ngo umucyo uboneke, abari mu mwijima bamurikiwe n'umucyo. Oh haleluya! Abari mu byaha babivuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Oh Yesu Kristo, ngwino muri twe, ngwino mucyo uvira isi yose, umurike mu mitima yacu, maze aho twabona agatashe kose k'icyaha twiteguye kwihanira kureka, twiteguye kuva mu byaha. Mwami Imana ndakwinginze, ndaguhendahenda Mwuka Wera, natubwire, natwigisha amagambo yawe kugira ngo Nyagasani icyaha cyose kive muri twe. Yesu Kristo, wima ingoma mu mitima yacu. Urahambaye Mana, urakoze Nyagasani. Nsabiye umugisha buri wese kugira ngo umugirire neza, umuhe gutandukana n'icyaha, umuhe gukiranuka, umuhe gushaka mu maso hawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi ishaka amazi, niko natwe tunyotewe Mwami Imana no kugushaka, no gushaka mu maso hawe, no gushaka uko twakunezeza. Turashakashaka Mwami Imana icyatuma tukunezeza, turashakashaka uburyo bwo gukora neza, Uwiteka ukatwishimira. Turashakashaka Mwami Imana, ijambo ryawe riratubwira ngo kuko ushatse wese abona. Muri Matayo igice cya 7 ku murongo wa 7, ukomanze wese agakingurirwa. Uwiteka turagukomangira, Uwiteka turashaka kugira ngo tukunezeze. Uwiteka Mwami Imana, turashaka kuba abakiranutsi. Data wa twese uhoraho, turakwinginze, ntabwo tuva imbere yawe, ntabwo tuva ku muryango, turakomanga Mwami Imana. Nyaguhora ku ngoma Nyagasani, dukingurire, dukingurire, dukingurire. Turashaka Nyagasani ubwami bwawe, turashaka mu maso hawe, turashaka umucyo wawe utumurikire, dutandukane n'icyaha cyose. Mana nziza, Mana ishobora byose, Data ushimwe kuko watwumvise, kandi Nyagasani buri wese ugakomeza gushaka amaso hawe, ugakomeza kugukomangira. Nyaguhora ku ngoma, nizeye ntashidikanya kumukingurira akakira ubwami bwawe. Uwiteka Mwami Imana, uragahora ku ngoma kutwumviye, uragahora ku ngoma kuko ubikoze, kuko uri Imana ikiza, uri Imana itabara, uri Imana ifite byose mu biganza byawe. Uwiteka upfundura ikiganza cyawe uhaze kwifuza kw'ibiriho byose. Nyaguhora ku ngoma Mana yacu, ushimwe kutugiriye neza, ushimwe kugiriye igihugu cyacu neza, ushimwe ko twongeye kubona bundi busha, ushimwe ko twongeye kubona ineza yawe Mwami Imana, ushimwe ko tubatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu, ushimwe Nyagasani ko ukomeje kuba mu ruhande rwacu, ushimwe Nyaguhora ku ngoma kuko waturinze ku migezi dutembana, ushimwe Nyagasani ko wanze ko umwanzi wacu yavugiriza impundu kunesha. Ushimwe muri byose Nyaguhora ku ngoma, ushimwe ku bw'agakiza, ushimwe ku bwa Mwuka Wera,
ushimwe kubw'ineza yawe ikomeza kubana natwe, ushimwe kubwo gukiza kwawe, ushimwe Nyagasani kubw'ubugingo buhoraho waduteguriye, ushimwe Nyagasani muri byose udukorera, ushimwe kubw'umutekano, ushimwe amahoro menshi waduhaye Nyagasani mu gihugu cyacu, ushimwe iterambere waduhaye. Uwiteka uhimbazwe, natwe tuzigumira ku birenge byawe, natwe tuzigumira mu ihema ryawe, natwe tuzahora tugusingiza Nyagasani. Urakoze ko wumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Imana ikugirire neza, ukomeze ujye usenga ube imbere y'Imana. Nta muntu wasenze wagize na kimwe abura. Komeza ugume ku muryango w'Imana, uyikomangire, ni ukuri irakingura, ibyawe irabishoboye, ibyanjye irabishoboye. Yitwa Imana ishobora byose, Jehova Jire, Imana yironkera. Imana yacu ijya yironkera. Humura, aho uri kubona bigoye yo birayoroheye, ifite byose mu kiganza cyayo, mu bwami bwayo hari byose. Wakira ubwami bw'Imana muri wowe, uraba wakiriye byose. Imana uyiringire, Imana uyikomezeho, ntihagire na kimwe kigukura imbere y'Imana. Komera mu masengesho, akira imbaraga, akira kugubwa neza, akira kongera kubona Imana bundi bushya, mu izina rya Yesu, amen.